aterura cyana n'ubu njya numva bigira ingaruka muri iki gice aho yafashe wewe have byihorere yarateruye arangije arabaza ngo ninde wabahaye ubutware bwo guheheta abakobwa banjye reba abantu Imana ihamirije ko ari abayo. Hari amasengesho asubizwa kubera ko abantu bose bashize hamwe. Mbabwira ko isi yose ifashe icyemezo cyo kubaha Imana igasenga, Imana yakora ibintu bikomeye. Tukavuga ngo turemeye, abahanga baratsinzwe, bakimara vuga ko batsinzwe. Amasengesho afite imbaraga, yanahishurira umuganga umwe wenyine ikamubwira ngo umuti n'uyu nguyu. Ndibuka naramubwiye hari saa 10 Imana irambwe ngo iduhaye amafaranga kandi uyu munsi arambwira ataho niho nyine ubera ikibazo. Uyu munsi nturi kubona ko bwije cyangwa nta saa wambaye, ndebye mbona ni saa 10. Nanjye wa mugani mvuye mu mwuka kuko tuvuye mu mwuka tusubira iwacu mu mubiri. Nariko banza harimo no kuvangirwa. Ndamubwira ntariko reka durebe. Tubahaye ikaze bene data bakundwa kuri duhumurizanye TV nkuko dusanzwe tubakira. Ni mwene so Ndorimana Edouard, ndi umushumba w'itorero nkuko musanzwe tuziranye. Ushobora kuba uri mushya ari bwo ukiza kuri channel ya Duhumurizanye TV. Tuguhaye ikaze gukora subscribe ni byiza kuko ububaye umwe mu banyamuryango bacu bashobora gukurikirana inyigisho buruko igeze kuri televiziyo yacu, ko ubasha kubona byakugirira umumaro ujye ubisangiza abandi. Ni byiza kuko ubutumwa ntabwo bupfukiranwa, ubutumwa si ubw'umuntu umwe, uko byagukiza bikiza n'abandi, uko byagufasha bifasha n'abandi. Ahari iyo usangije mwene so ashobora kuruhuka yararushye utabizi. Gusangira kuvuga ubutumwa ni byiza, turabigukumbuje kandi kubikora n'umugisha kuri twese. Uyu munsi rero ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na bene data. Ibumoso bwanjye hari uwo dusanzwe tubana muri iyi minsi, n'ubundi yari yaduhaye inyigisho mu minsi yashize. Twagize umugisha wo kongera kubana, Pastor Irene ngo haye ikaze. Wakibwira abadukurikiye kugira ngo bakumenye. Nitwa Gusenga Irene, ndi umugabo wubatse, mfite umugore, dufitanye abana 4, bakobwa 2 n'abahungu 2. Shimye Imana ko nongeye kubana namwe, Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Twishimiye kubana nawe. Turakwakiriye muri aya materaniro y'ijambo ry'Imana. Amen. Rimwe na rimwe hari igihe nkunda kubyita amateraniro, niyo ndi kuri televiziyo Goodrich nkunda kuvuga ko ari amateraniro nubwo mba ndi muri studio ngenyine, kuko aba badukurikiye ni benshi, n'uyu mwanya badukurikiye ni benshi. Ndakwakiriye rero wimva ikaze kandi Imana iguha umugisha. Amen. Iburyo bwanjye ndi kumwe na Jean Pierre, Jean Claude, afite amazina atandukanye ariko yose naye. Turakwakiriye mukozi w'Imana, reka utwibwire ntacyo bitwaye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha ku ikaze muduhaye. Nitwa Pastor Ntakirutimana Peter Jean Claude. Imana iduhana umugisha. Ndi umugabo wubatse, ufite umugore n'abana 7. Yesu yatugiriye neza iwacu. Imana ihimbazwe. Urakoze cyane Jean Pierre. Murakoze, muranejeje. Wamfasha ugasubizaho Irene kuri mikoro kugira ngo tubashe kugira icyo dukomeza. Mbere yuko tuza gukomeza, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana turi bushingire ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabizi neza ko ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro kiryoshye. Tugiye kuvuga ku ijambo ryitwa gusenga, iry'abantu batavugaho rumwe. Buriya pe wari uzi ko gusenga abantu batabivugaho rumwe cyane? Wari uzi ko gusenga abantu batabyemeranya kimwe? Ariko ndagira ngo tuze kuvuga ku gusenga, tuze kuvuga n'impamvu zo gusenga. Icyanditswe turasoma ni muri Yakobo cyangwa muri Matayo 17. Wahera muri Matayo 17 murongo wa 19 kugera kuri 21. Matayo 17 murongo wa 19 haravuze ngo maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Kadusubiremo. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke.
ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. urakoze. Waturebera muri Yakobo, urwandiko rwanditswe na Yakobo, intumwa ya Yesu cyangwa se mwene nyina wa Kristo Yesu, ko ni umwe mu bavandimwe be benshi yari afite. Urwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cyaho turareba mu gice cya 5 n'umurongo waho wa 16 n'uwa 17 n'uwa 18. Abariho dushingira inyigisho yacu uyu munsi. Igice cya 5 umurongo wa 16 haravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo kwizera, kugira ngo mukwize, kugira ngo gusenga, musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. 17. Dore Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa, imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. 18. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Amen. Amen. Irene, wahita usenga kugira ngo biyoborwe n'amasengesho. Mana turagushimye, turaguhimbaje mu izina rya Kristo Yesu wa Nazareti. Haleluya. Tugushimiye byonyine kuduhaye uyu mwanya kuko bigoye, ariko wowe uri Imana y'ibihe. Urawuduhaye. Ngaho rero bana natwe muri iki kiganiro, kugira ngo umuntu wese uzacyumva kizamugirira umumaro, umuntu wese uzacyumva kizamuhembure, kizageraho kimuvana ndetse kigire naho kimugeza. Dusabye umwuka wera kubana natwe kugira ngo adushoboze mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Tukiraho nkuko dutangiye tuvuga ku gusenga, ndagira ngo topic yacu ishingire ku mumaro wo gusenga n'ingaruka zo kwica amasengesho. Umumaro wo gusenga n'ingaruka zo kwica amasengesho. Ese Irene, hari ibibazo abantu benshi bibaza. Ububona hari amasengesho abantu bakora bakayakorana umwete, ujya mva bakora 40. Yego. Ndetse hari n'abayarenza 40. Undi agakora 21, undi agakora 7, undi agakora 3, undi agakora 2 cyangwa 1. Ariko ubona Irene, hariho n'udasenga n'umunsi umwe, akagira nimugoroba inzara yamwishe yapfuye, arimo ahamagara atabaza ati nyabuneka ni mu ntabare, dore saa 11 zirageze ntariye. Uyu muntu nawe abaho. Nyamara yaba ari mu kazi akaba yabwirirwa ariko ntasakuze, kandi bukira atariye. Wamubwira gusenga yibira akavuga ngo ariko si ibyo bintu ni ngombwa. Ndagira ngo nze kukubaza, mbese koko gusenga ni ngombwa ku muntu wese wizera Imana? Kuki dutegekwa gusenga ubudasiba? Ubundi gusenga bikwiye kuba ubuzima bw'umukristo witwa ko yakijijwe. Uko niko kuri. Amen. Kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo musengeshe umwuka iteka. Dukwiye gusenga, ubuzima bwacu bwose bukaba ari ugusenga. Ese piye, wowe ubyumva gute iyo tuvuze ku ijambo gusenga? Ubyumva gute? Gusenga ni imibereho. Nkuko Irene avuze akavuga ngo ndashaka kuvuga ku ijambo ryitwa iteka. Iteka ntabwo bigira iherezo. Ni ugusenga uhereye igihe umenyeye agaciro ko gusenga. Kuko hari n'abatazi agaciro ko gusenga. Igihe cyose umenyeye agaciro ko gusenga, nuvuga ngo bikwiriye kuba ubuzima bw'iteka. Ntabwo ntibukire udasenze, ntibugake udasenze, ntibukire udasenze, ntibugake
udasenze. ngira ngo mbwira abatwumva ko gusenga ni intwaro ikomeye itaginanirwa kandi irimo ubuzima bw'umukristo. Icyambere niho Imana ivuganira n'umuntu. Gusenga gutuma umuntu yunguka ubwe ubusabane n'uburyo bwo kuvugana n'Imana uko ibishatse. Si uko umuntu abishaka, oya, ko Imana ni nyacyubahiro. Ariko muri ya masengesho dusenga, kuko ariyo dusenga, dusengesheje umwuka iteka nk'uko Irene avuze. Ariko bivuga ngo tuganira n'Imana binyuze muri iyo nzira yo gusenga. Bivuga ngo ubuzima budasenga ntibushobora kubona Imana. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, ubuzima budasenga bukora ibyaha. Irene, hari umuntu umwe wigeze avuga, ndagira ngo usenu, hari uwigeze avanga iyo umuntu adasenze burya araraguza. Ngo ibintu burya ni bibiri. Ngo burya nubona umuntu adasenga araraguza. Kuko ibibazo bidutera twese bitugeraho. Ngo ariko inzira duca ni ebyiri. Hari abayoboka y'amasengesho, hari n'abayoboka y'abapfumu kugira ngo bashake intsinzi. Kuko ubuzima bwose bufite intambara bushaka intsinzi. Wabivugaho iki? Nawe wemezanya n'uwo muntu wavuze icyo kintu? Aho aba hari ikibazo ubundi dukwiye kumenya. Amasengesho abamo uburyo bwinshi. Habaho uburyo bwinshi bwo gusenga. Hari ubu tubonye muri Bibiliya ijambo ry'Imana, ubu twereka Yesu abwira abigishwa be ko uwo mudayimoni bari bagiye kwirukana, uwo ntiyirukanwa na haleluya. Haleluya y'umurambararo, iyo ngiyo, iya bucece, iyo mu butayu ntiyakirukana iyo dayimoni. Ahubwo iyo dayimoni yo yirukanwa n'umuntu wasenze. Ariko amasengesho yasenze ntabwo ari yandi twavuze ya buri munsi. Kuko niba tuvuze ngo gusenga, dutandukanye ko gusenga igihe cyose ntabwo ari ukwiyiriza ubusa. Nanone kwiyiriza ubusa ni amasengesho usenga, mu yandi magambo ufite intego idasanzwe ushaka kubwira Imana. Ukavuga ngo mfashe icyemezo, ndashaka kuganira n'Imana, kuko nayo ibidusaba ngo niba mufite ibibagoye nimuze twihererane. Ayo yitwa amasengesho yo kwihererana n'Imana. Hari n'amasengesho dusabwa ariyo yayandi ya buri munsi. Ubundi ubuzima bw'umukristo burangana no gusenga buri munsi, kuko gusenga ni ukuramya. Gusenga ni ukuramya, kandi ubuzima bw'umukristo bukwiriye kubaho aramya Imana. Niba urimo woza amasahani uramya, uri gusenga. Niba uri mu kazi urimo gukanisha imodoka uri gusenga, aramya Imana. Ubwo ni ubuzima bwa buri munsi. Ikibazo warumbajije rero, iyo umuntu adasenze araraguza, ni ikinyarwanda abantu bavuga. Ibi byerekana ko igihe cyose abantu ubuzima babayeho, iyo batewe n'ikibazo, buri muntu wese ahungira ahasa nawe. Ari ijambo Yesu yigeze abwira abigishwa be, arababwira ngo mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Arababwira ngo kugira ngo mubane n'ayo masega, amasega ntashobore kugira icyo abatwara, birabasaba ko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka. None ubwenge bw'inzoka Yesu yashakaga kuvuga ni iki? Inzoka iyo yatewe iri mu ntambara ihungira ahasa nayo. Ntabwo inzoka zose zihungira mu mwobo. Burya inzoka y'icyatsi iyo yirwanije ihungira mu byatsi kugira ngo yihishe ise naho. Aho iyo iri mu kare ihungira mu mwobo, ihungira hasa nayo. None mu gihe cy'ibigeragezo n'abantu byo duterero, buri muntu ahungira hasa nawe. Niba uri umukirisitu uhungira mu masengesho, niba uri umupagani uhungira mu bapfumu, kuko niwo wasa nawe. Uko niko kuri. Ariko Imana iguha umugisha usoba iki kire.
kugira ngo tumenye icyerekezo urimo tuzabimenya ari uko watewe aho uzahungira hazaba hasa nawe kuko hari umuntu uterwa agasanga agomba guhungira mu kabari niho musinzi abonera amahoro akanywa amacupa nk'igihumbi kugira ngo abone amahoro kandi koko yahagera akagubwa neza no gutaha akabyibagirwa kabisa hari n'ubona cyakomeye akavuga ati ndajya imbere y'Imana ninshake mbagwe kuko arabizi ko ntahandi ubuhungiro bwo buri umuntu wese ahungira hasa nawe. That's true. Urakoze cyane. Reka dukomeze ndenda kubaza ikindi kintu. None se muratubwiye ngo iyo umuntu atewe ahungiraho asa nawe kandi rwose birumvikana. Wenda hagize n'abatabyumva uko bazabidusubiza muri message bazatubwira atari ko twebwe ntitwemeranya nabwo tuzabasobanurira tubereye hano kugira ngo dusubize ibyifuzo by'abadukurikirana. None ndibaza uko gusenga byaba bigira umumaro koko kuko Bibiliya yatubwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Baduha n'urugero rwa Eliya ngo dore yari umuntu umeze nkatwe asenga cyane yizeye ahagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6 irahagarara arongera arasenga imvura iragwa ubutaka bumeza imyaka yabo. Aka kajambo nashatse kumva ko harimo umumaro ariko se ibirenze kuri iri jambo muraza kutwongerera iki umumaro w'amasengesho? Reka mvugeho gato mbe namwe ndetse atabivugeho. Ikiganiro cyose kizakorwa kigamije kwigisha abandi inzira y'Imana kitagendeye ku byanditswe kizaba kitujuje ubuziranenge. Ko niko kuri. Reka tugendere ku byanditswe. Ko niko kuri rwo. Ijambo riravuze ngo gusenga k'umukiranutsi bivuga ngo hari n'undi ushobora gusenga atari umukiranutsi kandi koko barahari. Principe ni ukuba umuntu ari umukiranutsi. Uzabibona abantu bari mu modoka. Imodoka iri mu muhanda abagenzi bicayemo. Yiceke gato. Buri umwe wese avuga ati mwami Yesu. Undi ati Yesu we. Turengere. Ariko ayo majwi yose azamuka. Siko yizeye Kristo. Maze misi ndi kubwira abandi ijambo rikomeye ndababwira nti amakosa mukora ni uguhamagara Yesu mu byago mwaranze kubana na Yesu mbere y'ibyago. Ongera usobanura iryo jambo irene. Dukwiye kubana na Yesu mbere y'ibyago. Ibyago byaza bigasanga Yesu tubana nawe. Rero ijambo ryavuze ngo gusenga k'umukiranutsi ntabwo ari ukwa buri muntu wese. Uko k'umukiranutsi niko kugira umumaro. Ngo ariko nako ngo yasenganye umwete. Urabyumva nabwo si ubunebwe. Agomba gusenga agasengana umwete kuko tuvuze ngo gusenga ngo bigira umuhe umumaro. Ibyanditswe birahari. Abayuda barasenze kandi basenga inzandiko zaragezwe mu baturage bose bazifite yuko bagomba gupfa cyane. Umunyamahanga agahura n'umuyuda akamubwira ati ejo bundi tuzabica mwebwe. Ibyo birayi ufite aho ngaho nzabisigarana. Iyo nzu uzayivamo. Ntabwo byari ibintu byo mwibanga ngo ni ibintu abanyamahanga babitse mu mutima. Oya, bari byemejwe neza. Bazi ko abayuda bagomba gupfa. Ariko amasengesho y'iminsi 3 basenze. Ijambo riravuga ubwajyo ngo birahinduka. Bivuga ngo umusoro amasengesho ahindura ibintu. Ushatse kuvuga ko ibintu byose bishobora guhindurwa n'amasengesho se? Amasengesho afite imbaraga zo guhindura ibintu bigahinduka. Aho hantu ndahagaruka reka numve Pierre uko abivuga. Pierre ubyumva uti ndaje ndakugaruka ntuvuze ngo ahindura ibintu ndaje ndakubaza akabazo mu kanya. Ndumva ndashyigikira ibyire navuze shingiye ku ijambo yavuze. Imbaraga z'amasengesho. Imbaraga. Numva imbaraga n'uburemere ubushobozi amasengesho afite. Cyane. Numva ngo
amasengesho y'umukiranutsi nk'uko yaravuze, amasengesho y'umukiranutsi y'umuntu wumva afite Yesu muri wemewe n'Imana. nongereho iki, amasengesho ameze nk'ay'umuntu Pawulo yandikiye Abaheburayo, akababwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye yuko abasenga data bamusengera mu kuri no mu mwuka, kuko abo nibo data akashaka ko basenga, aribo data ashaka ko bamusenga. Yohana yabivuze mu gice cya 4 urwandiko rw'ubutumwa bwiza uko rwanditswe na Yohana, urabyumva 23:24 abantu bashobora kuhareba. Naho tuhitondere kuko maze iminsi ndimo mbwira abantu ngo hari ibintu abantu bagomba kumenya, hari ibintu abantu bagomba kumenya. Aya magambo yanditswe na Yohana, ariko ntabwo ari Yohana wayavuze, ni Yesu ubwe. Bivuga ngo akwiye guhabwa agaciro kurusha inkuru za Yohana. Urumva kandi ni hamwe niko kuri, ni Yesu wabivuze ngo noneho igihe tugezemo kirageze kandi kirasohoye, kugira ngo abasenga, bivuga ngo hari n'abandi basenga bakagira ukundi basenga, abasenga data bagomba kumusengera mu kuri no mu mwuka. Nakomeza twumva icyo wari ugiye kuvuga. Iryo jambo Pawulo yarikoresheje, ni Yohana ubutumwa bwiza na Pawulo yararikoresheje, yarivuzeho aribwira Abaheburayo, nabo yarabibabwiye. Ariko icyo nashakaga kongeraho gikomeye, imbaraga z'amasengesho, imbaraga ziva mu masengesho ku muntu wasengeye mu kuri no mu mwuka, amen, zitera umwuka gushyiraho itegeko rivuguruza andi mategeko. Imbaraga z'isengesho ry'umuntu wasengeye mu mwuka no mu kuri bitera umwuka w'Uwiteka gushyiraho itegeko rivuguruza andi mategeko. Nibyo byabaye mu Bayuda, kuko gusenga kwabo kwatumye Imana ivuguruza ibyo bavuze. Itegeko ry'umwuka riraza risanga umwami Ahasuwerusi, rimwongorera Hamani atabizi, atanagishije inama. Ntabwo itegeko ry'umwuka ryakora ngo hakenere umusada n'inyunganizi n'inama nyunguranabitekerezo. No, itegeko ry'umwuka ryaraje rigeze kuri Ahasuwerusi rivuguruza. Ikitonderwa, ntabwo ryaje kubera ko Esiteri yavuze, kuko imbaraga z'ijambo ryari muri Esiteri ryaherekejwe n'amasengesho. Ariko noneho itegeko ry'umwuka nyirizina ryaje mu bitekerezo by'umwami, rimwumvisha icyo akwiriye gukora no gusinyuza ibyo yasinye, kuko niwe wari wabyemeje. Urakoze cyane. Iryo jambo Reka ndemho nufashije mwene data, mwunga ikintu gikomeye hashobora kwibagirwa. Ubundi kuri iyi si ntawavuguruza itegeko ry'umwami, ikintu kigira agaciro, tureke n'itegeko ry'umwami, ikintu kigira agaciro kuri iyi si gifite imbaraga zikomeye ni itegeko nshinga ry'igihugu. Itegeko nshinga ry'igihugu rigira ububasha bwo gukuraho perezida gishaka kuyobora. Itegeko rikamubwira ngo manda yawe yarangiye, nubwo kiryohewe gutegeka egerayo. Kandi mu gihugu perezida bari we munyabubasha, ariko itegeko rimuvanaho. Noneho dore igitandukaniro rero, isengesho ryo rirusha agaciro itegeko nshinga. Ibyo bintu wabisobanura neza. Nibyo mwene data avuze, itegeko ry'umwuka rijya ritesha agaciro amategeko y'abantu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ubwami bwa Ahasuwerusi bwagenderaga ku mategeko y'Abamedi n'Abaperesi, handi ku ijambo ngo atavuguruzwa. Ntibihinduka uko babikoze nuko, nta mbabazi zibamo. Nibyo
ariko basenze iminsi 3 gusa yonyine. itegeko ryaravugaga ngo umuntu uzajya ibwami atahamagawe atatumiwe azicwa. Esiteri ajya ibwami atahamagawe. Itegeko ryo kwicarira amanuka hasanga hari itegeko rivuga ngo wasenze ntakwiriye gupfa. My goodness kabisa. Ibitavuguruzwa amasengesho arabivuguruza. Imana iguhumugisha umukozi w'Imana. Urakoze cyane. Nubundi cyo nari ngiye kukibaza nubundi ugisubirije dusanze by'ukuri amasengesho agira umumaro, ndetse birenze n'umumaro ahubwo agira imbaraga cyane, kuko buryo bavuze umumaro ni inyungu zisa n'izishobora kubarika. Bakavuga ati havuyemo ibi kandi natwe dufite ubuhamya, twarasenze Imana iratwiyereka. N'uyu mwanya twicaye hano kuko twasenze. Iyo tudasenga ntitwari kubona nicyo tubwira abantu, kuko twari kuvuga iby'iwacu kuri gakondo twavukiyemo kandi bibayo si byiza. Hanyuma dusanze amasengesho afite umumaro. Nacyo cyenda gusa niki, mbese hari ibintu bidashoboka gukemurwa, mbese hari ibintu bidashobora gukemuka atari amasengesho abikemuye. Kuko uyu mwanya hari abantu barindiriye ko hari ibintu bazakemuza ubwenge n'ubuhanga, n'abantu bakagerageza kugira icyo babafasha, kandi nibinanirana ntibafite indi solution bafite yo kugira ngo bahitemo ko bashaka indi nzira. Hari abantu mushobora kuza kugira inama k'ibyabananiye bashobora kuyoboka y'amasengesho bigakemuka. Ni wowe uri buze kugitangira igisubizo. Reka tuvuge ko ubundi mu buzima busanzwe amasengesho yose abaho, navuze ngo agira impamvu asengwa. Buriya tuvugishije ukuri, umugaragu w'Imana Pawulo mu rwandiko yandikiye itorero rya Efeso, uhereye ku gice cya 6 ugatangira ku murongo wa 10, ahantu yari arimo abwira abefeso uburyo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru kandi itagaragara. Arangije arababwira ati noneho rero kugira ngo iyo myuka mibi muyitsinde mugomba gutwara intwaro zose z'Imana. Mutwara intwaro zose z'Imana. Arangije ahera ku ya mbere arababwira ukuri, babwire kuko kuri yavugaga nanone ni Kristo, kuko Kristo niwe kuri. Bivuga ngo intwaro ya mbere y'umukristo ni ukuri, ari we Kristo. Ni Kristo niwe mwami wacu, ariko ni nawe ntwaro yacu, ni nawe tukwiriye kurwanisha, kuko ni intwaro turwanisha. Abantu bazagira umugisha, tuzabona igihe Goliyati yapfaga yishwe na Dawidi. Ntago Dawidi ari we wishe Goliyati, ahubwo Goliyati yishwe n'ibuye, kandi ririya buye ni Kristo. Bivuga ngo Dawidi yamenye ibanga ko Kristo ari intwaro, yohereza y'intwaro yitwa ibuye. Ibuye rihandagura Goliyati riramurangiza. Ndashaka kuvuga iki, ageze ku ntwaro ya nyuma yaravuze ngo musengeshe mwuka mu buryo bwose bwo gusenga. None naribajije ubundi kuki, ubundi gusenga ni intwaro ya buri muntu wese. Icyo ngigarukeho, ni intwaro buri muntu wese akoresha kandi kanakora. Kubera ko gusenga igihe cyose uteruriye intwaro yitwa gusenga irakora. Ni nk'uko umusivile aterura imbunda atari umusirikare, akoze muri twiga isaso ryagenda cyane. N'isengesho nicyo ndikundira, naryo igihe cyose uriteruriye uko aburi kose riragenda. Ibyo mbivugiye iki, nanibaje ko kubera iki Pawulo yafashe intwaro kandi idasanzwe akayigira iya nyuma mu ntwaro zikenewe, kandi nyamara yagakwiye kubiya urusa buzasanga yari yigize iya nyuma. Uzi impamvu? Ndumva ndibwaribwa kuvuga ko vuga rwose. Impamvu yafashe intwaro akayigira iya nyuma nuko ari intwaro y'umusada ikoraho izindi zose zananiwe.
kora ahangaha gira gutya ntukabure ku mwuka wera nuko nguko niyo mpamvu tugusubije ibintu amashuri adashoboye, ibintu byananiwe abadogiteri, ibintu igihugu cyananiwe, nibemere duce bugufi dusenge. shyiramo n'isi yose, si n'igihugu n'isi yose ibyayicanze, nta kindi kiri burangize ni amasengesho. Ijambo ry'Imana ryarabivuze igihe Salomo yarangizaga kubaka urusengero asenga isengesho, aravuga ngo papa, igihe ijuru rizafunga imvura umuntu akaza muri uru rusengero agasenga yerekeye inzu nkubakiye, uzabumve ukingura ijuru ugusha imvura. Gusenga nicyo kintu cya nyuma kirangiza ibyananiranye. Igihe cyose abantu bagishakisha ubwenge n'ubuhanga, ntabwo bazigera babona intsinzi. Ariko igihe bazashira hasi ngo turatsinzwe, nimureke Imana iturenge, Imana izagaragara, babone ukuboko kwayo. Urakoze cyane Pastor Irene, Imana iguha umugisha. Mu materaniro twajyaga tuvanga ngo banagukomera amashyi, uyu mwanya ntawe tubibwiye, ariko Imana iri mu ijuru ikumbera umugisha. Bishatse kuvuga ngo urwego rwita gusenga nicyo cyanyuma ikinaniye amasengesho duhebe, kuko ibintu umuntu arabyiga bikageraho bikabananira. Irene, turi mu minsi ikomeye, covid yaburiwe iki igisubizo, kandi dufite abahanga. Iki gihe turimo ni igihe cy'abahanga. Dufite abantu bagiye ubu bitaruye bari gushaka uburyo haboneka imiti, haboneka inkingo, ariko na n'uyu munsi birantangaza, mu nkingo twahawe uyu mwanya tujya kumva amakuru tukumva ngo burya hari n'abanduye barakingiwe, bivuga ngo nazo burya ntizatanze iki igisubizo, ariko baracyagerageza kugira ngo hazaboneke iki igisubizo. Bivuga ngo hari binanirana nubwo bakomeza gushakisha, ariko Imana ikarekurira mu bumana bwayo kugira ngo haboneke igisubizo cya nyuma. Kuvuga rero abanyamasengesho tuboneraho gutangaho message, abari mu nguni enye z'isi, twongere dusengera isi kugira ngo twongere dusubire mu murongo mwiza. Tureke kuvuga ngo byacitse, tureke kuvuga ngo byakomeye, ahubwo ni igihe abanyamasengesho bakwiye guhagarara bagasenga, bakabwira Imana ngo Mana, ku ijambo ry'Imana avuga ngo ntihabone kumwe wenyine uhagarara mu cyuho. Imana nifasha abanyamasengesho bafata umwanzuro wo guhagarara mu cyuho. Kubera iki? Ntabwo umwami ari we wabwiraga abahanuzi gusenga, ahubwo abahanuzi nibo babonaga ko igihugu cyatewe bo bagasenga. Kubera ko abantu bategereje ko abayobozi aribo bazababwira ngo basenge, kandi ibyo gusengera bihari, banabibona bigaragara, banabibona. Dufata icyemezo dusenge. Buriya hari ikintu nabonye, ikintu gituma ibintu bicangacanga, nuko abantu twananiwe guhuza, buri muntu arihugiraho. Hari amasengesho asubizwa kubera ko abantu bose bashize hamwe. Mbabwira ko isi yose ifashe icyemezo cyo kubaha Imana igasenga, Imana yakora ibintu bikomeye. Tukavuga ngo turemeye, abahanga baratsinzwe, bakimara vuga ko batsinzwe. Amasengesho afite imbaraga, yanahishurira umuganga umwe wenyine ikamubwira ngo umuti n'uyu nguyu. Kw'abanyamasengesho umuntu bakamwamamaza, ariko twe twaba dufite amakuru k'uwo muntu yahishuriwe kubera amasengesho twasenze. Kuko Imana niko ikora, kandi mbabwira ko nanone Imana yabikora, ariko nanone nuko gukiza yabicisha mu bantu, ariko uwo muntu igatuma bigaragara ko hari imbaraga z'Imana zamukoreyemo. Uvuze akantu gakomeye, Imana yatanga igisubizo binyuze mu bantu, yego, ariko bahishuriwe n'iki? N'Imana. Dore rero ahantu bipfiriye, abantu ntibagikeneye ihishurirwa riva ku Mana, bakeneye riva mu bwenge, kandi ubwenge ntibwazanye igisubizo cy'isi, kuko n'ubundi ntiyaremeshejwe n'ubwenge, ahubwo yaremeshejwe n'umwuka w'Imana, kuko yaravuze ngo nihabeho, isi ibaho, amazi ajya ukwayo, imisozi ijya ukwayo. Urakoze cyane. Ngaruke noneho mbabazi, mbere kuri Pierre. Ese Pierre, hari ikintu kimwe cyangwa bibiri
Imana yaba yarakoreye ubuzima bwawe kubw'amasengesho, kuko ndabizi uri umuhanga, uri umukozi, ukoresheje imbaraga zawe hari ibintu wageraho, ariko nanibuke ko izo mbaraga ari Imana iziduha. Ndashaka niba uzuduha ubuhamya byaba kimwe cyaba bibiri, amasengesho yaba yarigeze agira ku buzima bwawe, kuko uyu mwanya abadukurikiye bakeneye kumva temoyanyaje iyayo masengesho tuvuga. Ibintu nka bibiri Imana yaba yarakoze kubw'amasengesho ku buzima bwawe. Ya urakoze mushumba Edouard. Urakoze, ndagushimiye. Ubuhamya bw'ibyavuye mu mbaraga z'amasengesho hari ubwo nshaka kuvuga mu cyiciro cya mbere. Nshatse kuvuga imbaraga z'amasengesho. Umukristo wasengeye mu mwuka, muzi ko umwuka wera afuhira imbaraga z'isengesho kugira ngo aribungabunge, kugira ngo abantu badakerensa ubwo buntu bw'isengesho twagiriwe. Nuvuga ngo mu mbaraga z'isengesho harimo imbaraga. Nicyo navugaga ngo impamvu Irene yaravuze ngo kuki Paulo yanditse agashyira iyo ntwaro inyuma y'izindi. Burya iri inyuma y'izindi ibizikuriye zose ishobora no kuba imbere, kuko isengesho rirakora mu buryo bwose. Ni intwaro y'umusada irangiza ibintu byose aho izindi zananiwe. Kwihangana byakwanga wasenga bikemera. Noneho indwara, urabona indwara, urugero mwarimo muvuga kuri covid, uyu munsi wa none si ubwa mbere hadutse indwara iteye ubwoba mu isi. Ni ubwa mbere, kuva na kera kose zahozeho, hatarazaho iby'ibibembe. Muribuka akato k'ibibembe icyo Bibiliya ikavugaho. Zakorera n'izindi gihe zadukiye zagiye zihitana benshi n'izindi. Ariko kandi hariho n'indwara na n'ubu abanyabwenge b'isi b'abashakashatsi n'abahanga baburiye igisubizo. Kanseri irahari, bafata icyemezo baravuga ngo tugomba kubana nazo. Malariya se ndihari, mushumba umva n'ibindi. Hari indwara zitera n'ubumuga cyane ziriho. Kuva kera hariho indwara zitera ubumuga nk'imbasa, hari n'izindi zititwa imbasa, ariko ubona ko umuntu ashobora kurwara agahinamirana yaravutse yuzuye, ubuzima bwe akaba akambakamba, adashobora kugira icyo yimarira n'icyo amarira abandi. Abanyabwenge bagashakisha uburyo bamukiza, ntibikunde, bakamubwira ko akwiriye kubaho gutyo. Imbaraga z'Imana ziva mu masengesho zihagurutse uwo muntu tugomba mbari tugakomera, akagenda n'amaguru ye yari yicaye. Uko ni ukuri kw'Imana. Warabibonye? Narabibonye, ndi umugabo wo kubihamya. Imbaraga z'Imana aho zisanga umuntu wagize ubumuga bw'inyonjo yo mu gatuza no mu bitugu inyuma, abantu batashobora gukiza, imuvaho ahita kuraba muremure ku manywa. Ndabibona. Ibindi namwe musanzwe mubona n'abantu badukurikiye bashobora kuya. Dufite ubuhamya nuko tuba twanga kwivuga. Irene, hari igihe twanga kwivuga kuko burya ntituri hano ngo twivuge, turi hano kugira ngo tuvuge Kristo Yesu. Ntekereza ko n'ubutumwa bw'abantu ntibujya butanga umusaruro, ariko ubutumwa bwa Kristo butanga umusaruro. Nge ndabizi Imana yagiye gukoresha ibihe bitandukanye. Nkuvuzeho bwakira bugake, mvuze ngo Imana yarankoresheje dusengeye abantu. Hari abatanga ubuhamya hano kuri kamera. Mvuze ngo Imana yaragukoresheje mu gihe cyawe kugeza uyu munsi, abantu wasengeye batanga ubuhamya. Ariko ntidushatse kwivuga, ariko impamvu nari mvuze ngo se haba hari ubuhamya suko tutabufite. Nukuri suko tutabufite. Edouard, hari aho nashakaga kwerekeza. Nge nibuka, reka nsoze, nasengeye umugore wari umaze imyaka 7 atabyara, ariko sinanamusengeye kuko yaje yinjiye mu rusengero gutya direct. Nabaga hepfo ara mwihema, ahantu hepfo twatangira urusengero hepfo mwihema. Akigera ku muryango w'ihema, mwuka w'Imana arambwira ngo urabona uriya mugore ati mubwire ngo imyaka 7 amaze atabyara, uhereye none agiye kubyara. Yagiye mu bapfumu, yararaguje, ntahatageza aho yarasigaye. Yarafite gahunda yo kujya Ibusozo, Icyangugu. Ibusozo na ahantu Icyangugu hafi n'u Burundi. Yari agiye kujya kubonana n'umurozi waho ukomeye kugira ngo arebe ko yabona umwana.
ngo mubwire ko atari kuzigera abona umwana atari jya umumuhaye, ariko kuko ayobotse y'urusengero akinjira mu banyamasengesho, uyu munsi muhaye umwana. Uwo mugore yatanga ubuhamya ari hane Kabuga, amaze kubyara kabiri. Ubu si yo Imana ibohora. Hari umuganga wari kumuha abana se? N'uyu munsi dufite abagore hano badukurikiye babuza abana, tubonereho kubahumuriza ko ari Imana itanga abana. Icyo basabwa ni kimwe, ni ugusenga. Gusenga Imana bakajya ku mavi, Imana ntibazasoza itabahaye abana. Ubwo n'ubuhamya tuvuze bw'iby'Imana yagiye ikora. Mvuze ibyanjye, reka mbabwire. Umunsi umwe Imana itanga amafaranga Irene. Ngewe reka nkubwire, umunsi umwe nagiye kwa Masasu 12 tuhazi. Twajyaga tujya gutaramiraho twasenze twinginga Imana ngo iduhe imbaraga tujye mu materaniro. Nigeze kujyayo nta mafaranga. Tumanukana na madamu agenda mbaza ibibazo nka 3. Arambwira ati cyambere, Imana iraguha amafaranga ukemure biriya bibazo. Icya kabiri, niba byanze reka nanjye nshyireho ubwenge bwanjye nkubwire igisubizo. Icyo yampaye cyari ikimpahamura. Ndamubwira nti reka tugende dusenge. Ntase gusenga n'ubunini twasenze, kuko ubu hari abantu bari hano bavuga ngo twarasenze ntacyo twabonye, twarahamagaye ntibyakunze, ariko nibakomeze bahamagare. Ndibuka naramubwiye hari saa 10 Imana irambwe ngo iduhaye amafaranga, kandi uyu munsi arambwira ati aho niho nyine ubera ikibazo. Uyu munsi nturi kubona ko bwije, cyangwa nta saa wambaye. Ndebye mbona ni saa 10. Nanjye wa mugani mvuye mu mwuka, kuko tuvuye mu mwuka tusubira iwacu mu mubiri. Nariko banza harimo no kuvangirwa. Ndamubwira ntariko reka durebe. Turataha saa 11 kuko saa 11 baradusohoraga. Ngenda avuga nti reka zinkora imbere y'umugore. Kuko ibintu navuze biri seriye. Tukizamuka ruguru Kigali Parense, telefone irampamagara. Umuntu n'uyu mwanya dukurikiye uburyo yampamagaye mbisobanuye yahita yimenya. Arambwira turi hehe? Nari mvuye 12. Ati rwa rugendo rwo kujya hanze rwararangiye naragarutse. Ati twabonana gute? Hari Kimironko ku isoko. Ndazamuka, Imana yari yatubwiye ngo turavata amadolari. Tugiye kubona amadolari. Uzi kubibwira umugore ushonje wifitiye ikibazo cy'abana ari buze kuba utabona icyabaha. Urumva utaba umusenye bwa kabiri natabibona. Turazamutse arampamagaye, turazamuka n'amaguru nta na yatike twari dufite. Uyu munsi tubona yatike, hari umunsi twabaye imbere y'Imana ntayo tugira. Tugeze Kimironko yabaza amadolari, arayabara amadolari, arabara, aravuga ngo uyu n'umuhigo nari nahize ko ningenda n'ingaruka nzagira icyo nkora. Nanjye kubera kumva nari nahungabanye, nahise nshyira mu biganza by'umugore. Ndamubwira nti ibibazo ufite nibidakemuka, sha umenye ko Imana idasubiza. Yaragiye akemura ibibazo byaranisagurira. Burya uyu mugore yasaguye akagura ibitenge, akagura inkweto, akicara akaryama nta kibazo afite. Umugore yera imbuto. Yari abantu batera imbuto bitewe n'ibibazo nabyo binahari. Burya abagabo bene data hari ingiye tutuzuza inshingano tugasuzugurwa, ariko niho ubyumva ati burya rega tuba turi no mu gihe cyo gusuzugurwa. None se ko twananiwe? Iyo wananiwe niba gusuzugura ujye ubwira Imana ngo Mana zana n'icyanyubahisha. Icyo gihe ndubahwa nongera ngira agaciro. Iyo ni Imana sigewe. Mvuza agace kamwe Irene yavuga kandi. Tubonereho gutanga message k'ibisubizo byinshi twabuze. Imana ishobora kubitanga twasenze. Mumbabarire nze kugana ku musozo w'iki kiganiro. Imana ishimwe. Pe hari icyo mvushaka kongeraho, ndashaka kubaza utundi tuntu kuko ndashaka kuvuga akantu kamwe. Hari icyo nashakaga kongeraho. Niho nashakaga kuvuga. Mu by'ukuri mu musaruro cyangwa se mu mbaraga z'amasengesho havamo ibintu bikomeye. Twagiye tubona ibintu byinshi, ariko gihe nashakaga kuvuga ku gace k'umwuka kavuge mu bijyanye n'amasengesho. Bivuga ngo kuko umuntu akwiriye gusengera mu mwuka. Noneho hako pia hari akantu nashaka ko urangiriza rimwe kugira ngo mbone uko nkomereza kuri Irene. Ko ndashaka twavuza akantu kavuga ngo ese haba hari ingaruka zo kwica amasengesho? Yego. Aho ngaho niho ndaherekeza. Ndimo ndaherekeza. Niho nashatse kuvuga ngo umwuka fuhira. Umukristo usenze mu buryo budakwiye, udasengeye mu kuri, umwuka arabifuhira. Waduha uracyumvise? Ndabaha ubuhamya. Umwuka fuhira umuntu wese umukristo usenze adasengeye mu kuri. Nicyo abantu bita intege nkeya bakabitwara batyo, ariko abadasengeye mu kuri, abatari muri Kristo
atese byashoboka biti. Igihe kimwe twari mu masengesho, bwari ubwa mbere ntangiye gusenga, nari umuririmbyi, ariko nkagira umuntu umwe muri korari ugira impano z'Imana z'umwuka Imana ikunda gukoresha, agafuhira abishe gahunda yo gusenga, kuko biyemeje ko bagiye gusenga isengesho ryo kwiyiriza ubusa, bakamara iminsi 3 bafite ibintu basengera bahurijeho. Yewe umunsi wa mbere senze, inzara irandya no kweguka biranga. Umunsi wa kabiri ndahwera, ndagenda nikinga mu nguni, mbwira Imana nti Imana, ibyo ari byo byose ntacyo upfa n'ibiryo, singiye kugwa hanishwe n'ibiryo, ndagusabye singwa nishwe n'ibiryo. Uyu muntu ureba cyane ni umenye ibyo twakoze, afite impano yo kumenya, umpishire rwose, ungirire imbabazi nke nkubwije kuri ku mutima, ntambone ngo nteze abantu babaririmbye banenge. Mbese mpita niyeza ubwanjye, ndanibabarira, ndabikora. Umwuka afuhira isengesho rikozwe nabi. Noneho ndagenda njya ahantu ku mushumba, mpasanga umukozi wo mu rugo, yari inshuti yanjye. Ndamubwira nti ndimo ndapfa, ngirira neza. Azana igikoma cyinshi mu ijage, nkwaho icyo nshoboye, ndya n'umuceri, ndahaga, indiruzura. Noneho ndamanuka, nsanga abandi barimo barasenga, kandi hari harimo abananiwe bacitse intege kuko umubiri utariye utananyweye. Mvuze ingoma, muhimbaza Imana, mwiyongere mwakabaraga. Uvuye kuri nako nzabyibagirwa, mvuye kurya no kunywa. Umushumba ukuze, n'umusaza ubu wuzuye umwuka wera n'ubuntu bw'Imana, yari kuza kutwigisha gusenga no gukorera Imana mu kuri. Akiza abona ndimo ndatera ikorasi n'imbaraga nyinshi z'ibiryo, kandi wa muntu koko ariko ntiyambonye ako kanya, ariko ndabikora nshyiramo morali, yuzuye imbaraga z'Imana. Umushumba yankubise urushyi mu mwuka, ariko bitari bimwe byo kurwana kuko umwuka ntarwana. Yankozeho gutya mu bitugu ati ceceka wagikoma we, iki ni igikoma kirimo kiririmba n'umuceri, nibyo bibyina ntabwo. Naguye hasi nubamye. Kuva ubwo kugeza n'uyu munsi sinshobora kwica amasengesho. Icyatumye biba niki, sijya jyenyine n'abandi byaba byarababayeho. Impamvu umwuka afuhira abakristo basenga bishe gahunda y'amasengesho, ni ukugira ngo batamenyera umudendezo w'abana b'Imana n'imbaraga ziva mu masengesho. Intwaro y'umusada mu rwego rw'isi ntirashishwa n'umuntu wese, kereka umuntu wabitojwe. Urabyumva? Intwaro y'umusada mu ntwaro zikomeye z'isi, z'amabomba akomeye, indege z'intambara zikomeye, n'ibindi bintu byose bikomeye, ntabwo umuntu wese ayikoresha. Ikoreshwa uwabihawe wo gukoreshwa iyo ntwaro ikomeye y'umusada. No mu mbaraga z'amasengesho, kuko zihangura ibyananiranye, zizura abapfuye. Byarabaye kwa Elisa, agarura umwana w'umushunemukazi. Imbaraga z'amasengesho zishobora kuzura uwashize mu mwuka akabaho, ni imbaraga zikomeye. Bivuga ngo rero mu mwuka tuba dukwiriye gutozwa uko dukwiriye gusenga. Niyo mpamvu byabaye ibyanditswe, kugira ngo bitatuzimira, umuntu wese akabikora uko yishakiye. Kirazira, ndavuga ikizira, kirazira kujya imbere y'Imana utatuye ibyaha, ugire n'agahinda kabyo ko kubireka. Bene iryo sengesho ntago umwuka w'Imana ribamo, ntago bikunda. Kirazira kikanaziririzwa kujya imbere y'Imana ujyanye umwanda wo mu bitekerezo byawe naho uvanye, udafite umutima w'uko Imana yagukiza, ngo ibyo bishyire ku kibanza. Noneho bigaragare ko wubashye Imana mu bwami bw'Imana. Kandi gusenga nyakuri ni ukurwanya icyaha ukakinesha, kuko intambara turimo ni ukurwana. Ibyo turwana nabyo ni imbaraga z'icyaha, kandi isengesho rikubita imbaraga z'icyaha hasi zikakirimbura. Ndi umugabo wo kubihamya, kuko dufite ubuhamya bw'iby'Imana yarimbuye kubw'amasengesho mu mibereho yacu. Birashira, kamere zabyo zirapfa,
zirarangira ku buryo bimeze nk'ibibambwe umuntu atakwerekeraho. Birahari noneho rero gusenga k'umukiranutsi ni ryari akiranuka, ni ryari agira umwete. Igihe akiranuka ni igihe aca bugufi mu mutima we, akabwira Imana ngo ubanze umbabarire kuko ndi umunyabyaha, kandi akagira intimba z'iryo jambo, agahindira umushyitsi imbere y'Imana, atekereza ko ashobora no kuhagwa, kuko Imana yanga umwanda n'agasuzuguro no kuyimenyera. Hariho wakwibaza kuri iki kiganiro atese birashoboka. Yego, byarabaye mu bice 5 by'icyakozwe n'intumwa uhereye ku murongo waho wa mbere. Hari amakuru ya Ananiya na Safira basanze abitorero bari mu mudendezo, basanga Petero banezerewe, muzi byabaye, baguye imbere yabo. Buryo uzi cyatumye umwuka bica, kwari ukugira ngo batazamenyera umudendezo w'abana b'Imana mu mwuka. Nicyo cyatumye biba kuriya, biranandikwa kugira ngo biba kabarore hatazagira umenyera ibi bintu byo gusenga. Byatubayeho ikindi gihe, ntabwo nzabibagirwa, ndabivuga ni ibyabereye ahabona. Irene, byatubayeho, nakozwe n'isoni nabimenyereye. Twigeze kuva mu masengesho, dusenga amasengesho ariko tutarasobanukirwa uburyo bwiza bwo gusenga mu kuri. Ari ukugendera mu kigare, ngira ngo mbwira abakurikiye ko gusenga atari ugusenga nk'uko wabyumvise, ahubwo gusenga ukwiriye gusengera mu ijambo ry'Imana no mu kuri kwaryo, nibwo buzima. Noneho tujya kuvuga ubutumwa, nari nzi kuvuga, nari mfite impano yo kuvuga, numva ndatinyuka ko ndi buvuge. Tujyana n'abandi basore, twari tuvuye mu masengesho y'iminsi itari mike. Turagenda, tuhageze tuhasanga abantu buzuye umwuka w'Imana, baratwakira neza. Hari ibutare isave, hariya imunazi, batwakira neza. Ubu wasanga aya makuru hari abandi bayibuka twari kumwe icyo gihe, kuko ibintu byose abanyamasengesho bahatubwiriye byarabaye. Ariko twarahakubitiwe igishari cy'umwuka hafi. Twagezeyo dusanga hari amabwiriza yo gusenga umwuka w'Imana yabahaye. Tuhagera bari badutumiye nk'abantu natwe batekereza ko turi mu buntu bw'Imana, ariko ko bwari buturimo, ahubwo twageze ku rwego rwo kutabiha imbaraga. Tugira intege nkeya, turagwa mu mutima, ntitwabyubaha ngo tubihe agaciro. Tugezeyo badushyuhiriza amazi, imvura yari yaguye, baradukarabya, turakaraba ku birenge. Dore twari no mu buzima bugoranye, badutekera neza, turarya nk'abakiriye abashyitsi. Bagiye gushyira ibiryo ku meza basenze, buzura umwuka w'Imana. Twari abasore turaho, badusasira ahantu heza. Buri buke ku wa kane turi bubwirize ubutumwa bwiza mu iteraniro. Ozi byabaye kuko umwuka afuha, agafuhira kwera kw'isengesho ry'umukiranutsi. Ijoro twagize amakosa y'amarangamutima y'abasore. Umwe muri twazana igitekerezo, aravuga ati, yewe, uriya mukobwa wanyakiriye uyu n'uyu, nabonye ari mwiza, Imana iramutse imumpaye yaba impaye umugore mwiza. Mu by'ukuri yari yifuje ibintu byose umuntu yakwifuza, kandi batwakiriye neza. Hanyuma babiri bahurira kuri umwe, undi ati, jewe ahubwo ndumva hari n'icyo umwuka mbwiye, kandi atari ibyo, ari ikinyoma. Kumva umwuka w'ubuhehesi yinjiye, aratuvangira turaho. Tuganira ibitekerezo byo kurongora no kurongorwa atari cyo cyatujyanye. Noneho tuba ducanganyikiwe gutyo, duta intego y'umugambi w'Imana y'icyatujyanye. Noneho jye n'undi twari turi kumwe, hasigara umwe batavuzeho. Turamureba n'izina rye, ndamwitegereza, nsanga yari mugufi ariko akagira n'ikirenge gito. Turamunegura kuko twari twatewe. Atuti, nawe yari mwiza nubwo yuzuzwa umwuka, ariko afite akarenge kameze nk'ak'urukwavu, ni mugufi. Urumva urwego twagezemo, twataye inshingano kugeza naho ducumura. Birenga gucumura, dukora n'ibyaha mu byo tuvuga. Iryo joro turaryama, turasinzira, turabikangukana, habe no kubitekerezaho. Twinjira mu rusengero, batuyobozi y'imbere y'uruhimbi, turi bubwirize, begekaho inzugi. Edouard nawe Irene
nabonye aho umwuka afuhira isengesho y'umukiranutsi. Twarinjiye begetseho inzugi ngo basenge, urusengero rwari rwuzuye. Umwuka w'Imana yateruye uwo muntu twaneguye, je ubwanjye, ava inyuma ku ntebe ya nyuma ku rusengero ku muryango, ari mu mwuka yambaye ijipo igera hasi, atambaye ubusa. Umwuka aramuterura adakojeje ibirenge hasi, ansanga ku ruhimbi, afata ugutwi gutya, yateruye ugutwi. Uzi uko yavuze? Yarambwiye ngo mvuke umwuka w'Imana baza, ninde wabahaye ubutware bwo guheheta? Ikitonderwa, twari twaganiriye icyo kiganiro saa sita z'ijoro, abo bitahiye bagiye iwabo, ntawatwumvirije. Kumba ikiganiro twaganiriwe, umwuka ahita abaha amakuru, arakibaha n'isaha n'umunota. Ari mu mwuka araterura atya. Umwuka arabikora cyane, yarabikoze akajya akura amakuru ku mwami w'Abasiriya. Ntabwo ari cya gihe, ndagira ngo ntangarize abatwumva ko umwuka uko yakoraga kera n'uyu munsi arakora, kandi niko azahora kugeza itorero rivuye mu isi. Ntazahinduka, ndababwiza ukuri, abantu bahinduka ntazahinduka. Noneho ndababwira isomo nakuyemo. Kuva ubwo yateruye ugutwi atya, hari n'abandi bakozi b'Imana bari aho, aterura atya, na n'ubu njya numva bigira ingaruka muri iki gice. aho yafashe yewe have byihorere. Yarateruye arangije arabaza ngo ninde wabahaye ubutware bwo guheheta abakobwa banjye? Reba abantu Imana ihamirije ko ari abayo. Icyo kintu muracyumva? Arangije arambwira ngo niko, ngo harya mfite akarenge kameze nk'ak'urukwavu, ubu wakarema. ari we wa wundi wavugaga, ari we navugaga. Yarateruye ajugunya nk'ahariya mu muryango w'urusengero hanze. Niba byari bimeze gutyo, muri turebe imbere hariya mu bakristo bari imbere y'abandi, byari ibindi. Nawe utekereza iyo umukwabo w'umwuka uhereye ku ruhimbi, hirya iyo ngiyo biba ari ibindi. Uwo munsi habaye ifuhe rikomeye ryo gufuhira isengesho ryo kuwa kane. Bagenzi banjye twari turi kumwe, harimo umuntu wananiwe kwihana. Umwuka amuvugaho, aravuga, kandi koko niwe wazanye igitekerezo. Icyo gitekerezo akizanye twese turahumana. Aramubwira ngo uhereye none, imyaka yose umaze warananiranye, wanze kumvira umwuka, uhereye ubu uzaba inzererezi y'ubuzima bwawe bwose. Yavuye mu rusengero yiruka nk'umusazi, ahita agenda na bugingo n'ubu n'inzererezi. Agize imyaka igera nko kuri 50. Ntiyigeze agira umugore, aho yanyuraga yakoraga akazi ke k'uburaya, ubashoreje imageragere kubera kwitwara nabi. Noneho isomo nakuyemo aho si twe gusa, nibuka ko upastor wari uhari yakomanze kuri mikoro, abonye ibibereye aho, aravuga, azana ka kantu ngo tugire ubwenge, ngo bagire ubwenge. Aravuga ngo umwuka agengwa na nyirawo. Ariko ibyo yavuze ni ukuri, umwuka agengwa na nyirawo. Nyirawo ninde? Uwiteka. Kwari aho twiciye ibyanditswe. Umva ko ariko ducurika ibintu ngo umwuka nuwa nyirawo ukagira ngo nuwa. Mbabwire bene data, mwumve gufuha k'umwuka. Noneho n'abadukurikiye basenga bamenye gusengera mu kuri. Uko umwuka yakoraga nuba tuyobora mu kuri kose no gusenga, kuko atunihira iminiho itavugwa. Yenda ku bya data akabitumenyesha, ariko kandi aherekeza isengesho risobanutse. Imana niyo kwera. uko niko kuri. Mutekereze ko n'itorero impanda nivuga ritazahita rishyirwa Kristo, azongera kuryeresha umuriro irya myaka 1000 yose, kuko azarishyira data wa twese nta kizinga nta no mu nkanyari. Nimutekereze rero kujya imbere y'Imana ntago byoroshye. Noneho ako kanya umushumba kibikora, umwana w'imyaka nk'itandatu cyangwa 7 muri iki kigero, yuzura imbaraga z'Imana, ahita amucakira ahantu habi, ahashyikiriye kuri Afurika y'Epfo, araterura agazabyibagirwa. Yewe yarateruye. Harya ngo nta muntu ukorwa n'isoni, ziragukora se ntizagukora, kandi ukazikorerwa n'ahantu. Oya, umwuka yarateruye ajugunya hanze, amushinja ibyaha, niko ugatinyuka.
Leonsi wateye inda ukamushyingira Karabudiyane ku ngufu akanga kumujyana, yabyanga ukamuca mu itorero umugira ngo muyimwegekeho, none nawe uratinyuka guhangara kuvugira imbere y'umwuka w'Uwiteka. noneho ngo nibanaceceke ngo ugengwa umva umwana bangu Uwiteka yatanze itegeko avuga ko iki cyumba cy'uyu munsi ari umunsi w'Uwiteka wo kwera no kweza ubwoko bw'Imana. Arasohora ajugunya hanze, abari aho ngaho bose babonye ibibaye batarafatwa amateka bariruka. Ukajya asohoka, umwe twari kumwe aravuga ati yewe ati mu izina rya Yesu yasingiye kumwara tugende turebe uko tubigenza. Igihe Yesu yandikaga hasi umugore wasambanye ngo yarandikaga ngo habanje abasaza. Iryo jambo ndarikunda ngo habanje abasaza. Aha natwe nuko byagenze, bose basohoka urusorongo byabereye ibukuru, hasigaraho uruhimbirwa mwarimu arimo yuzuzwa nawe. Turagenda, harimo n'umuntu wanze kumvira umwuka w'Imana, aragenda agwa hafi n'urusengero. Mwuka w'Imana arakumbanya birarangira, yari umuntu wanze kumvira umwuka iramwica. Ariko dufite ikifu noneho ubwo buntu umva icyo kintu ntabwo umva ntibyigeze bigenda, nta naho byagiye kuko babigenewe n'ijye nawe. Ahubwo jye nawe umubano wacu n'Imana umeze gute? Nta kango nonwa kariho. Ntimwibuka umugani wa kera wavugaga uruyongoyongo n'inzoka, byavuze ngo turebane mu nda. Rwasamye ireba yoyo yasamye bati ndabonamo akantu kakijije inyuma, jye nawe ndabona harimo akango nonwa. Nagira ngo mbabwire abadukurikiye impamvu mubona ububyutse bw'imbaraga z'amasengesho butagenda nko mu buhamya mwumva bwo mu minsi yashize. Ikibazo nta kindi, ikibazo kiri kuri wowe, ikibazo kiri kuri jye. Umubano wanjye na Yesu nta kango nonwa, mu gusenga kwanjye na Kristo nta kango nonwa karimo. Ni ikibazo kiri, twe kugishakiraho kitari. Isomo nakuyemo ni irihe? Uhereye ubwo sinongeye kuvangirwa mu rusengero cyangwa ngo ngende ndaranganya amaso. Dayimoni w'ubuhehesi yahise Imana ishimwe irahwera yewe sinibaza ukuntu kuva ubwo kugeza n'ubu icyakorekeye muri jye, nibaza ukuntu umuntu w'Imana witiriwe izina ry'Imana aba umuhehesi n'umusambanyi bikancanga. Ese ntashobora gutinya ko yagwa n'imbere y'Imana? Noneho abantu benshi bakavuga ngo twigishijwe Imana igice kimwe ko ari Imana y'imbabazi gusa, ariko hari n'urundi ruhande Imana ijya yerekana. Ni Imana ifuha kandi ifuhira ubwami bwayo mwisi. Igice cya gatatu ni Imana yica ikanakiza, uko yabishaka niko yabigenza. Rero ikintu nashakaga kwerekezaho mvuga nti umwuka ajya afuhira imbaraga z'amasengesho ku mukiranutsi udakiranutse cyangwa se ku muntu w'umukristo udasengeye mu kuri. Nagira ngo ntangarize abakristo bose ko bakwiriye gusengera mu kuri, kuko umwuka w'Imana twahawe arafuha kandi afuhira umuntu utubahiriza ukuri. Rero nagira ngo mabwire ngo ibyo bihe birahari kandi biturimo, ntago biri kuri, biturimo bibitse muri twe, kuko uko Imana yabanaga natwe kera n'uyu munsi ni kwiri. N'ubu turi hano kuri kamera ndumva Imana muri jye, yaza ndayumvira handi, ndumva Imana muri jye, ndayumvira muri wowe, ndayibonera kuri Irene kandi ndabyumva. Ndababwiza ukuri, ntago umwuka w'Imana yateranya abagabo batatu ngo baganire iki kiganiro mu butatu bwera butagatifu. Imbaraga zuzumva iki kiganiro akagira amatwi yo kucyumva, azagira ububyutse kandi buzaza. Uko nukuri ngombwa no gufata icyemezo. Nicyo se ndihe yego ndihe, kuko abantu benshi bakunda kumva ijambo ariko ntibase naryo, kuko ijambo ry'Imana rivugirwa kugira ngo riduhindure. Niba ritaduhindura rero ikibazo ni twebwe, kuko amaze kumva umuburo ntuhinduke ugu muri wa wundi. Ariko niba umuntu yifuza kugira ububyutse agomba kugira impinduka. Harakane navugaga kabayeho kuba dukurikiye, ntimutekereze ko twakozwe n'isoni. Oya,
ahubwo umwarimu mwiza w'umwuka wera ibintu yadukoreye byari bitangaza bikomeye. Uzi uko byagenze? Twarasohotse umwuka twirukana ku butaka bw'urusengero. Noneho mu barondowe ibindi byinshi bari abakozi b'Imana batekerezaga ko ari jewe nibura waneguranye ufite igito, ariko umutima wanjye washize numva nabaye nk'impumyi ntareba ntanumva neza. Mwarambwira ati namba nawe nibura twatuze. Ndababwira ngo mwatura ibyaha, uwarwaye indwara yo kuruka n'uwarwaye y'impiswi ninde wafatwa. Hese murumva nera de je naciwe umwuka yanyirukanye kuko aho naringiye arahera. Mwese turi kimwe. Icyo nababwira niki, tugumaha nitugirira impuhwe y'ibishatse nuko nababwiye nitugirira imbabazi y'ibishatse iratugarukaho, ariko nitwica twiyakira ubwo turagiye nta kundi twabigenza. Muri ako kanya tubona umukecuru waho mukuru w'umudiyakoni araza aratwatuza mu mwuka mwiza w'imbabazi nyinshi n'ihumure. Imana igiha abantu bakuze ubwenge, yarakoze yabahaye ubwenge. Reka nkubwire Imana n'umukozi w'umuhanga. Akimara kutwatuza ariko twumva kubabarirwa byanze bitewe n'ibyatubayeho, kuko twakozwe n'isoni imbere y'amateraniro y'abantu benshi. Tuzamuka ntabyumva, ariko nsigarana mu mutwe kwibaza impamvu umushumba cyangwa se umupasitoro yakoze icyaha nk'icyo. Mucira urubanza. Higera mu muryango w'urusengero, umwuka w'Imana afata wa muntu nanone arongera arancanira ati ninde wakugize umucamanza wo gucira ubwoko bw'Imana urubanza. Aho iyo dayimoni nayo ihita igenda kuva ubwo na n'uyu munsi. Imanza arabihagaze. Oya yewe nta muntu nacira urubanza uko yaba ari kose ntibindeba, si icyo nahamagariwe. Umucamanza arahari. Urumva uko nagiye nigishwa n'umwuka muri ubwo buryo bwo gusenga, havuyemo ibintu bitatu bikomeye, kandi iyo dayimoni ihita igenda nta naho yagarukira, ntiyakwinjira, ntago byakunda. Noneho tukinjira twese twuzuza umwuka wera, twese uko twari twamwaye tugarukwaho n'Imana imbere y'abakirisitu twamwariye imbere, uretse ko naho mu iteraniro byari ibindi. Nabi byabo byari bikomeye. Ubwo nivugiye ibyacu ibyahabereye ntubimbaze, ariko wampaye ubuhamya bw'icyo gihe yaravuze ati twari dupfuye, ibintu umwuka wera yahakoreye byari ibintu byiza kandi bikomeye. Tukinjira pasitoro yari ari imbere, twese twumva imbaraga zihereye mu birenge, umusatsi ubaye nk'utworose, twumva umuriro, mwuka w'Imana tuzaho, imbaraga z'Imana ziragaruka, twumva Imana muri twebwe. Tukigera imbere hari umuntu urwaye inyonjo iri hano mu gatuza ifashe n'inyuma. Ako kanya ahita mukoraho pasiteri wa wundi hahandi. Ntago Imana igira imibare nk'iy'abantu. Iki tucyumvikaneho. Umwuka areza. Kandi iyo umwuka yejeje hari undi rubanza, nta n'amatiku nta no kugucyurira, ntago byemera. Igihe Yesaya yari amaze gukorwaho bamukoze ku rurimi, Imana yaravuze ngo noneho ninde natuma. Yesaya ati bari njye utuma, kuko noneho natunganijwe. Noneho aho ngaho abantu niho bibeshya, bakafata amateka ya kera bakabara umuntu wa kera yarahindutse icaremwe gisha, ntibabimenye bakajya bamurebera muri ya ndorerwamo ya kera. Oh my God. Icyo gihe iyo murambitseho ibiganza inyonje imuvaho, dukanuye hahita haguruka, tureba abamuremure Imana imukoresheje none tukimubona twese twifuza ko aturembarembyaho kandi mwari mwamuciriye Imana kwa kundi twamuciriye amasengesho. Uwo munsi ibintu byabaye uwo munsi na bugingo n'ubu ni iki Imana yatubwiye icyo gihe, iravuga ngo uyu munsi uzajya agera mu kaga ajya wunyibutsa. Iyo bikomeye nkavuga ngo iyo tariki nari mpari yo mu kwa gatatu ku itariki 14 muri 2003, imyaka 18 irashize. Iyo nagowe nkavuga ndakwibutsa byabi Imana irumva. Yewe akoka ntabwo bitinda ntashubijwe, kuko ni isezerano twagiranye n'umwuka turikuye he imbere y'Imana. Umwuka twigisha gusenga by'ukuri. Niyo mpamvu navuga ngo umwuka mu ruhare rw'umwuka mu gusenga
niyo mpamvu Yesu yavuze ngo abasenga data bakwiriye kumusengera mu kuri, mu mwuka no mu kuri. Bivuga ngo rero uwo mwuka ajya yigisha abakristo gusenga mu kuri. urakoze cyane, urakoze pastor. Imana iguha umugisha. Reka tugana ku musozo, twari twibaza ese amasengesho haba hari ingaruka mbi kuba yasenze nabi? Reka Irene agira icyo yongeraho maze tuze gusoza, kandi tunatanga inama ku bantu bica amasengesho. Ndashaka mvuge ikintu gikomeye. Ubundi abagabo bapfa amasezerano. Ubwo niko kuri. Niba hari ikintu Imana idakunda, ni umuntu wica amasezerano yagiranye nayo. Mpamya ko neza ko iyo umuntu afashe amasengesho, ayo masengesho ayafata bivuye mu mutima we cyane, hari n'impamvu ibiteye. Ari ikiganiro twakoze mu minsi yashize, turimo tuvuga ngo Imana ntiyaguha ikigeragezo udashoboye. Nongere mbwira abantu, umuhanuzi uzaza akakubwira ngo iramubwiye ngo usenge iyi minsi, wowe uzi neza ko utayishobora, azaba yavangiwe. Imana iguha iminsi izi neza ko uyishobora. Ntabwo Imana yakubwiye ngo usenge iminsi 10 utari utanywa kandi izi kutayishobora. Izi kutayishobora. Shaka kuvuga iki? Abantu bica amasengesho nibo babyitera. Wowe ufata uburemere bw'ikibazo ufite, wowe ugatekereza ko nusenga amasengesho y'igihe kirekire ari bw'icyo kibazo kiri busubizwe. Ariko siko kuri. Uko ni ijambo ry'Imana ritwereka ko Yesu yasenze amasengesho y'iminsi 40 kubera ko yari ayishoboye. Oya, ni n'umwuka wamujyanye mu butayu kuyasenga. Urakoze. Ntabwo ari we wayi. Daniel yasenze iminsi 21. Abayuda basenze iminsi 3. Ariko bo bakavuga ngo turasenga iminsi 3. Kandi nibo bari bafite ikibazo gikomeye. Yego. Iyi minsi 3 nirangira, ndirengagize itegeko ngende. Rero niba ubwiye Imana, kuko Imana ikora muri demokarasi, kamvuge ngo demokarasi. Nabonye hari abantu basenga ni teokarasi. Oya, ni demokarasi kuko irakureka. Wowe ubwawe ntabwo iguforosa. Ariko okay, hose irahakorera ngira ngo. Oya, ni demokarasi. Ntabwo Imana ishobora kugutegeka ibyo ukora, ahubwo Imana wowe ubwawe ikwinjiza mu byitegura. Reka ndebe uko mbivuga. Ntabwo yagushiraho amananiza. Hari ijambo Yesu yavuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, ndinjira. Uyu mugabo uri gukomanga abishatse yakwinjira adakomanze, ariko kuko atanga priorite kuri wowe, arakureka ngo ukingure we yinjire. Rero iyo usezeranije Imana ngo ndashaka kubana nawe iminsi 3, nuvuga ngo Imana yitegura kubana nawe muri iyo minsi 3. Kandi iyo umuntu muri kubana mu minsi 3 afatira ijambo igihe ashakiye, kuko abazi ko ufite igihe. Reba kubana n'Imana webwe ngo murabana iminsi 3, ku munsi wa 2 ukananirwa, ugasanga we yari ifite gahunda yo kuvugana nawe ku munsi wa 3. Urumva icyo gihombo? Unahombanye ndashaka kuvuga iki? Wowe uteguye gusenga, kuko isengesho ry'umunsi umwe wasezeranyeho n'Imana, Imana yakoreramo ibintu bikomeye. Ukabwira Imana ngo Mana, kubera ko nshaka kuba imbere yawe, ariko n'umunsi umwe mfashe, uyu munsi umwe mfashe, uhagararane nanjye. Imana yakumva igakora ibintu bikomeye. Kandi nongere mpumurize n'abantu basenze, nabyo ntacyo nakibagirwa, kuko bigusha abantu benshi aho rwose. Ugasenga n'uyu munsi ugasenga, n'ejo ugasenga, none warangiza ukarambirwa. Ahubwo benshi bararambiwe, ati igihe nasengeye byaranze. Mbabwire ko Imana yumva amasengesho
ariko kandi Imana igasubiriza igihe, ahubwo iranayabika. nicyo nashakaga kuvuga. irayabika. Kuko iyo usomye ijambo Zekariya yarasenze asaba umwana, bigera igihe umugore wa Zekariya aramubwira ngo hagarika gusenga, ibimenyetso by'uko tutakibyaye nabibonye, imihango y'abadamu nk'ikimenyetso cy'ubuzima ko azabyara yarangiye. Zekariya ahagarika gusenga, icyo akora asigarana kujya ajya mu nzu y'Imana, ariko isengesho ararihagarika. None ikintu gitangaje ahandi Imana itandukaniye natwe, Zekariya arahera, umugore wari umukecuru nawe ari umusaza, marayika w'Imana aramubwira ati ndi marayika uvuye mu ijuru, nzanywe no kukubwira ko amasengesho yawe yarumviswe. Iki ni ikindi kimenyetso cy'uko nta sengesho ripfa ubusa, rishobora kudasubirizwa muri uwo mwanya. Ndashaka kubwira abantu basenga iminsi 3 bagasenga iminsi 20 ndihabone bakabona nta kintu kibaye, ngo bibwire ko Imana itungishije. Imana yarumvise, aho ukorindira igisubizo cy'amasengesho. Imana igihe kizagera, Imana izabikora. Irene nguha kantu gato ukomerezeho. Nigeze kuva mu Gatenga, mu Gatenga hirya kuri ADPR, nari mvuye kubwirizayo. Ndaje, urabona iyo twabwirije mu materaniro abantu bagahembuka, ariko ibyo bihe niba ari Satani wabikoze, niba ari Imana nanjye simbizi. Ntibambana ati kincyura kandi ndi butayane kibagabaga. Naraje n'amaguru, ndaje Sonatibe zamukariya kwa Ndori supermarket kuri umuhanda w'amabuye, ndaza no kuri stade, ngeze hari yakwirimbi ry'intwari na controle technique. Satani arambwira ati ariko nk'ubwo reba abantu wabwirije, reba kuntu bitwa ngo baranezerewe, ariko ureba ubugome bubarimo, kibaguhaye niti kigucyura. Harya buriya ngo Imana irabagirira neza. Ati ubundi se wowe uburajya he ko n'umugore wasize ntabyo kumurya uri buze kumuha? Nk'ubwo wiriwe hari iyo marayiki, iyo ujya gushaka akazi, iyo ujya gushaka se wakugirira neza. Ntugiye gukorwa n'isoni. Nari ngiye kujugunya Bibiliya hari yamwirimbi ry'intwari, numvishe rwose nagira gutya nti ariko ubundi wa mugani aho nirukangiye neza, nagerageje kureba ngo nyijugunye, ndavuga nti n'ubundi byose n'ugupfa no gupfa. Numva ijwi rimbwira ngo yewe Ndorimana Edouard, jya wiga gutegereza ibisubizo by'amasengesho wasengeye. Nkebutse hirya mburu bimbwiye, ndebye hepfo muri controle technique mburu bimbwiye, ndebye inyuma muri modoka mbura moto, menya ko ari Imana ivuganye nanjye. Uko nukuri Elisa asengeraga Nyabisindu, nageze ara ku muhanda ujyayo, ndahamagara umuntu wasengeragayo, ubwo nanze gutaha, kuko ndataha hese, ubwo ndatahirahe, ubwo ndatahirahe. Ndahamagaye harya bajya bararamo, ubwo urumva niriwe iyo ndi gushaka gukora urugomo rwo kujya kurara ahantu kugira ngo mpunge umuryango, kuko ndafite igisubizo cy'umuryango. Bazi ko wagiye mu murimo w'Imana, zivuze urataha isukari bakanywa bakaryama. Mugaragu w'Imana isumba byose yarambwiye ngo ntabwo bararamo. Numvishe narira kuko sinashaka gutaha ngo njye mu rugo. Ndagiye, urabona kano kayira kamanukira kwirimbi rya Nyagatovu, niko namanukiyeho, ndi bwambukiranye Kibagabaga. Urabona hariya mwirimbi hari abana baryama, bakaryama rwose bakararaho, ari ubuzima, wagira ngo ni iwabo mu nzu. Ndavuga nti nibuze n'abana ntibishyuzwa inzu, ntabyo babazwa. Nkanjye ubu ndi kubazwa n'ay'inzu nayabuze. Kubu mvuye no kubwira abantu Imana nayo kandi ntintabara. Ndi kwivovota muri uwo mwanya mu buryo bukomeye. Naho Imana iyo itakoreye hahandi narindi iba yaciye indi nzira. Ndamanutse mpinguka mu rugo nk'amasaa 12, ariko ngenda mpengeza ngira ngo ndebe amakuru. Hari igihe ushakira amakuru mu guhengeza, ariko burya Imana itayaguhaye ntayo umenye. Uko nukuri ndirukanse ngeze mu nzu nyine, ndabaza mwiriwe, ari nzi ko wenda bari bumbwire nabi, ati ni amahoro rwose, karibu karibu. Akibintu ko bidasanzwe. Naho hari abantu Imana yakoresheje banyibutse, baransura, nge ndi ku murimo, naho Imana yohereje abamarayika mu rugo. Nsanga buri kimwe cyose cyari gikenewe cyatunganye. Ngiye kujugunyira Bibiliya mu nzira. Urumva abantu benshi, mbonere kuvugira aho ukomereze. Uko niko kuri. Hari igihe twibeshya ko ibyo tuburiye hano nonaha imbere nta bihari. Ariko ndabakomeza mbahumuriza mbabwira ngo kwihangana kwawe kuzaguhesha kugera ku by'imbere Imana irimo igukorera. Ubu siyo njugunya Bibiliya ngahinguka mu rugo nta Bibiliya mfite.
umugore akambaza ati biriya wayitaye, satani yanganirije ndayijugunya. Imana ntiyakoze, ninde wari ugiye kujya mu rubanza? Si jyewe, ni wewe. rero abantu nibakomere nk'uko wari uri kubivuga, bibuke ko amasezerano abikwa, nako amasezerano arabikwa nta kibazo, n'amasengesho arabikwa. Uko niko kuri. Komerezaho ukomeze ubwira abantu. Ndagira ngo mbabwire impamvu, nta mpamvu yo gucika intege ngo bareke gusenga, kubera ko narangije kumenya ko hari ibintu bizanwa nuko twavuze. Urakoze cyane. Twavuze. Iyo Batoromayo aza guceceka, yari kuzapfa. Yesu yaramaze no gutambuka yigendeye. Yari kuzapfa adahumutse. Noneho igihe amenye ko Yesu ari unyuzeho, atangira kuvuga ngo mwene Dawidi mbabarira. Ariko abantu baramucecekesha, baramubwira ngo iyaba ari uwo kugukiza aba yagukijije kuko yatambutse, yakunyuzeho. Ariko kuko Batoromayo hari icyo akeneye kuri Yesu kandi atagomba guceceka atarakibona, akomeza kuvuga, arushaho gutaka, kugeza igihe Yesu yahagaze agahindukira akareba Batoromayo, aravuga ngo mumuhamagare. Nongere mbwira abantu ngo bibe bitarasohora, nta n'ikimenyetso cy'ibyo usengera ubona, ariko ntuhore, komeza usenge, ukomeze usenge, wongereho gusenga, wongere usenge. Igihe cy'Imana, amasengesho yawe Imana izayasubiza. Uko niko kuri. Ni Imana isubiza amasengesho. Naje kumenya ko Imana isubiza amasengesho. Somye ijambo rikomeye, ni ijambo ryavuzwe na Yesu. Ryanteye kwibaza ikintu gikomeye. Iryo jambo rivuga ngo nimusaba. Ubika ko gusenga ari ugusaba. No gusaba n'ubundi mu Kinyarwanda cyumvikana. Muzarangize gusaba ngo mushima k'ibyo musabye mu bihawe. Mudashidikanyije ko ibyo mwasabye mwabihawe. Ngo kubera ko iyo dusabye mu izina rya Kristo Yesu, ngo Imana ibikora ngo kugira ngo yubahirizwe mu mwana wayo. Uvuga ngo wowe ushobora gusaba Imana ikabona so bikwiriye cyane, ariko kuko abisabye mu izina ry'umwana wayo ikabikorera kugira ngo Imana yubahirizwe mu mwana wayo. Na Edouard ntacyo namumarira, ariko kandi uburyo mbanye n'umwana wanjye akaba ari waje avuga ngo niwe uvuze ngo mbimuhe. Reka mbitane, reka mbabwire, nimusenga mujye mumenya ko ibyo mwasabye mu izina rya Kristo Yesu Imana igomba kubikora. Uko niko kuri. Imana ibahumure. Urakoze cyane, reka dusoreze ikiganiro cyacu hano. Turabashimiye mwese mwari mudukurikiye, dushimire by'umwihariko Pasiteri Jean Pierre, dushimire kandi Pasiteri Irene mwabanye natwe muri iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Reka nsabe n'ubundi Jean Pierre adusengere. Imana iguhe umugisha mugaragu w'Imana. Turagushimiye mwami Imana yacu kuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Icyubahiro ni cyawe. Uzakurikira iki kiganiro wese azagikuremo inyigisho yigishijwe n'umwuka, kandi turatura imbaraga z'amasengesho mu buzima bw'abazagikunda bakagikurikirana. Kizahembura imitima kandi kizazure abagize ibibazo mu buzima bwabo n'ubugingo bwabo bukamera nk'ubuhwereye. Kizabazahure, kizazure abarwayi, kizakangure abasinziriye mu mwuka mu izina rya Yesu Kristo. Kandi abamugajwe n'ibibazo by'uburyo butari bumwe kizabagirire neza, bongere basubirane ubuzima. Twatuye amahoro n'ubuzima ku bw'iki kiganiro, kandi umwuka w'Uwiteka agiherekeze. Ijambo rikivugiwemo riherekezwe n'imirimo n'ibitangaza bigendana naryo. Tubisabanye kwizera mu izina rya Yesu. Amen.